Kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza cyangwa se igicamunsi cyiza, bivanye n'aho buri wese aherereye. Kuri mwe mwese dufatanyije gusangira ifunguro ry'umunsi mu migabane itandukanye y'isi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi wo ku itariki ya 31 z'ukwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2024 ku wa kabiri iragira iti: mbese ko tuzi iminsi tumaze, twaba tuzi iminsi dusigaje? Mbese ko tuzi iminsi tumaze, twaba tuzi iminsi dusigaje? Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka turirimbane indirimbo ya 280 ivuga ngo iminsi irahita. Niturangiza tuganire ijambo ry'umunsi. Iminsi
Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, iminsi irashira, twe gukererwa, tunyaruke. Umuririmbyi arabivuga, aravuga ngo iminsi irahita vuba, irahita yihuta, kandi kwihita benshi bapfa batamenya umukiza. Arangira avuga ngo hari icyo twakora, tugikorane umwete ngo dutabare vuba, iminsi itarashira. Ni ngombwa ko iyi minsi rero mikeya dusigaje tugomba kuyikoranamo umwete, hanyuma buri wese akazagira icyo amurika ageze ku Mana. Reka dusome twiyuse ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 90 igice cya mbere umurongo wa 12. Haravuga ngo mwami ibihe byose, duhere ku murongo wa mbere, aravuga ngo mwami ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itaravuka, utararamukwa, isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana uhindura abantu umukungugu, kandi ukavuga uti bana b'abantu musubireyo, kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise, cyangwa nk'igicuku cy'ijoro. Ubajyana nk'isuri, bameze nk'ibitotsi, bukeye bameze nk'ibyatsi bimera, mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Natwe uburakari bwawe bwatumazeho, umujinya wawe waduhagaritse imitima. Washyizeho ibyo twakiraniwe imbere yawe, n'ibyaha byacu byahishwe wabishyize mu mucyo wo mu maso hawe. Kuko iminsi yacu yose ishize tukiri mu mujinya wawe, imyaka yacu tuyirangiza nko gusuhuza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, uko ishira vuba, natwe tukaba tugurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe, uko wowe ukwiriye kubahwa. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Hano dusomye ijambo ry'Imana ritwinjiza nyirizina ku bijyanye n'iminsi umuntu amara mu isi. Biratubwiye ngo imyaka yacu ni 70, iyo tugize intege tugira 80. Icyizere cyo kubaho kw'abantu b'Imana ni hagati naho ngaho, ni icyizere cyo kubaho ni 70 cyangwa se 80. Muri iyo myaka rero yose tumara ku isi ni imiruho, ni imibabaro, nta kindi. Dukwiye rero kwishakamo Imana, kuko Yesaya mu bice 6, bice 40 murongo wa 6 nawe abivuga. Murongo wa Yesaya bice 6, Yesaya bice 40 kugeza ku 8, haravuga ngo ijwi ryaravuze riti rangurura, maze habaho ubaza ati ndarangururira iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo mu gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, uko umwuka w'Uwiteka ubuhushyeho. Ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi, ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Amen. Bene data, umuntu amara igihe gitoya ku isi, nubwo twibwira ko iyo myaka iba ari myinshi, ariko iyo umwaka urangiye abantu bagiye gutangira undi barabyishimira, kandi koko ni ngombwa, kuko Imana iba yarakoze imirimo itangaje. Hari benshi baba baragutambutsemo, abandi bari mu magereza, abandi mu bitaro. Ibyo byose byongera kandi bikazamura amashimwe ku basigaye bose. Nyamara bakirengagiza ko uko imyaka igenda isatira izabukuru, niko umuntu aba agenda ahubwo agabanukirwa n'imyaka ye yo kubaho ku isi iba irimo iyegereza cyangwa se isatira kwegera k'Uwiteka Imana yamushyize ku isi. Hano akaba ariho hagombye kubaho icyitonderwa, aho kwishima gusa, ahubwo hakabaho kwitekerezaho, kwibaza ku iherezo rya buri wese, aho kurya no kunywa gusa, nubwo atari bibi. Umuntu yagombye gukora balance, cyangwa se agashyira ku munzani akamenya imyaka maze akayikuramo
n'isigaye, bityo akabasha kumenya uko yabyitwayemo, ndetse aho yakoze bitari byiza akabasha kwihutira cyangwa se gukora neza, kugira ngo namara guhura n'Imana azabashe kubona ibyo amurika byiza. Nibwira ko kubaho kwacu muri iyi si si ibyishimo gusa, kuko tuhuramo n'intambara nyinshi n'ibigoranye byinshi. Ijambo ry'Imana rero ridufashe kandi tugire neza, tubashe kureba iminsi yacu ko tuzayibyaza umusaruro, dukorera Imana, tuyikorera ibyiza. Imana yacu ikomeze kubana natwe no kudufasha. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye, ni wowe duhaye iminsi yo kubaho kwacu. Umuntu ameze nk'uburabyo, ararabya mu gitondo, nimugoroba izuba ryava, akuma, umuyaga ugahuha, akaba aragiye. Turasabye kugira ngo natwe iminsi waduhaye Mwami tuyishimire, ko watwongeye iminsi yo kubaho. Turagushimiye, umwaka utambutse wabanye natwe, watubereye ubwugamo muri byose. Gira neza buri wese abashe kwitekerezaho, abashe kwitekereza kuri iyo minsi amaze. Urakoze, urakama, bana natwe muri byose. Ishimwe n'icyubahiro n'ibi byawe none n'iteka ryose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, Shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Mwese bifurije gusoza umwaka mwiza umwaka wa 2024 no kuzatangira neza umwaka mushya 2025 uzababera w'amata n'ubuki. Ndabakunda mwese, muzagire bonane.